nuvuga ngo iyi saa tuvugana abantu bahaguruka bakaje guteranira mu rugo nanone n'izindi ngaruka ku rwego rwa leta nabwo. Abantu bari gusenga bakavuga ati cyakoze mugiye kugira gutya. Ni bamwe mu bayoboke b'amadini n'amatorero yo mu karere ka Musanze yafunzwe mu bugenzuzi bwakozwe n'ubuyobozi bw'aka karere ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB, aho mu nsengero 317 zakorewe ubugenzuzi muri aka karere muri z'185 basanze zitujuje ibisabwa birimo imirindankuba, ibirinda urusaku ndetse n'ibindi bijyanye n'ibikoresho by'isuku, ziba zifunzwe ngo kugira ngo zibanze zibinoze. Ni icyemezo bamwe mu bayoboke b'aya madini n'amatorero bavuga ko kitumvikana neza mu matwi yabo. Ababashije kuganira na radio na televiziyo Flash n'abasengeraga muri New Jerusalem, n'abasengeraga muri ADPR Nyarubande ndetse n'abasengeraga muri ADPR Ururembo rwa Susa, zose zafunzwe kubwo kutubahiriza ibisabwa. Niba ari mirinda nkuba amezi 6 tubahaye tuzasanye mwarabibonye, nidusanga nta birimo tuzabafungira, ariko ntibaze ngo bafate ngo turafunze. Muri make abakristo twatunguwe pe gute? Kubera ko nabyo twari twatekerezaga. Nese parikingi wahita ubona parikingi akakanya, ariko abakristo bitanze bagura parikingi bagaparika imodoka. None niba ari amabwiriza yasohotse bagumye natwe kuduteguza amabwiriza yasohotse mashasha. Abantu bari gusenga bakavuga ati cyakoze mugiye kugira gutya. Niba ari ukubaka mwubake, ibi bintu dukeneye tubibone. Birumvikana abaturage bashobora kuyishira hamwe bakabikora bikaboneka. Ariko gukingaho ntari byiza, bashobora gukinga insengero zigasenyuka. Iyo nzu batayirimo irasaza vuba. Icyifuzo mfite nuko bafungura bigakorwa bari kusenga, nico cyifuza nico. Naho niba bakomeza kuzifunga saba Kristo bakabura aho basengera, ingaruka zirabizi. Ingaruka zaba ibyaha byinshi kubera kudasenga. Iranga Theobald, umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, wari runini no mu itsinda ryakoze ubugenzuzi kuri izi nsengero bituma zimwe zifunga imiryango, aha aravuga bimwe mu byo bagendeyeho bazifunga. Aho usanga hari abantu baziyobora badafite ubushobozi, aho usanga aho hantu nta mirinda nkuba ihari, hari n'izo tugeraho ugasanga abantu barasengera mu kintu cy'igihangari kituzuye, aho ugera ugasanga nta na toilette ihari. Ibyo byose ni ibintu bigenda bireba kugira ngo abantu babashe kugirwa inama, ariko n'ibituzuye nabyo babashe kuba hafungwa aho ngaho. Ku ruhande rw'amadini n'amatorero, umuyobozi w'itorero Evangelical Restoration Church mu karere ka Musanze akaba n'umujyanama mu ihuriro ry'amadini n'amatorero mu ntara y'Amajyaruguru, Matabaro Mporana Jonas, avuga ko kuba muri aka karere hafunzwe insengero nyinshi, ubuyobozi bugomba no gutekereza ku ngaruka bishobora guteza. Uyu munsi rero abantu n'amatorero menshi n'amadini bagize ikibazo, kuko ubuvugizi dutanga n'ukureba kuko iyo bafungiye amatorero menshi n'amadini hari igihe usanga havutsemo ikibazo. Ndibuka igihe cya COVID twari twagize abantu benshi bajaga gusengera mu misozi benshi, noneho haba ikibazo cyo kubona abantu baje gusengera ahadakwiriye. Kugeza ubu muri aka karere ka Musanze insengero zigera ku 185 nizo zafunzwe kugira ngo zibanze zishyire mu bikorwa ibyo zasabwe gukosora, kandi igenzura rirakomeje ku buryo insengero zafunzwe zishobora kwiyongera. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu Majyaruguru y'u Rwanda.